kukubwira ngo ishire mu maboko y'Uwiteka gutabara. Nukuri. Ese ko wishize mu maboko y'abana b'abantu bakakwihakana. Wanagirana nabo n'impapuro ndetse mukandika bakakwirengagiza bakakwereka yuko ntabyigeze kuhaba. Ko bakwambuye kandi warabagujije ubagiriye neza bakaguhindura nk'igicucu nk'ikigoryi kidafite ico kiri gukora. Wakwiragiza Imana muri iki gitondo ikakwishuriza bakakwishura. Nukuri. Ese ko wabuze akazi bitewe n'umwana w'umuntu kaho depoje hose usanga yabyitambitsemo we ugasenga Imana ngo gutabare wagasenga Imana ngo ibyawe bizimize uyu munsi ariko turabibohoza mu izina rya Yesu. Ukomere wongere ukomere. Haleluya. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde mw'iminsi nibatije mu mararungu kuko pe njamba marirungu. Ejo hari umuntu wanyandikiye ngo ariko Concorde kudaheruka kutugezaho ibiganiro. Nemaze icyumweru ndwaye niyo mpamvu ntabonaga uko ngenda murumva bikuvugirana gripe nyine imeze nabi. Yego reka ngushimire wakanze subscribe kuri Concorde TV show nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukurikiye iyi channel ukayikanda ngusabiye umugisha pe ntago njya mbicisha irungu mba nafashe urugendo nkajya kuraba abakozi b'Imana. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvuga butumwa wacu ajya kunda kumbwira ijambo rivuga ngo umurwaza mu kigeragezo yarabonetse kandi agakunda kuvuga ngo yego ibindi arabyivugira. Patricia niwe turi kumwe muhaye ikaze. Murakoze. Mbere yo kubabwiriza mbese mwaramutse neza mbese bukeye neza na amahoro pe Imana ishimwe. Yego umeze ute? Meze neza nanje ndi mubo yarinze muri iki gitondo niyo mpamvu nishimye cyane. Nukuri umunsi tuteki 24 niba ntibeshye nenye. Yego aranyukije ni 24 nari nkwiyeho umunsi umwe nukuri Imana yaturinze yaturamukije amahoro. Yakoze cyane. Hano se ko mbona hari izuba ryinshi amazi mu kuyakura. Amazi ufite Uwiteka yaduhaye ntabwo yakwemera ko duhura n'imyuma. Cyangwa kujya kuvoma ikiyaga cya hafi muri Uganda. Amazi y'ubuzima busanzwe niyo tuyakura ariko ayo kwivugira sanzwe ayo mu mwuka yo turayageraho ndabisi byawe abari mu mwuka cyane. Ayo mu buzima busanzwe ntago ari gukunda kugenda kubera izuba. Yagiye n'ubu ngubu yo kunywa turi kuyabona bitugoye. Ariko yagiye cyane munyarukira hakurya cya hafi. Cyane rwose ni mu baturanyi twese turi bamwe kubw'Imana. Yego. Imana ishimwe reka ngusabe kugira ngo dusengere ugange Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tutiragije Imana twe dushobora kwivugira ibyacu ntibigire icyo bimarira abantu ariko twiragije Imana ikaza twe tukayibera mikoro ahubwo ibyo ishaka kubwira abantu ikabitunyuzamo sibyo byaba byiza. Byaba byiza cyane. Yego karibu nisengesho. Harabiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanze amaso babakoze isoni wowe nujya uhemuka kandi nukoze isoni habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Aleluya. Amen. Ushobora kwibaza ngo mbese ko bamubwiye ngo ashyireho isengesho akabanza indirimbo. Hari impamvu buriya hari impamvu bihabaye. Kandi rata mbere yo gusenga n'ubundi hari byinshi tuba turegera Imana tuba tuyishima tunayiregera. Twebwe dushinganaga nayo rubanza kuko abana b'abantu bo barangije kuduhemukira ntabwo dukeneye kuburana na bukundi ahubwo twebwe turi kubwira ishoboye byose ratanga izibireme nonaha. Yego. Tugiye gusenga Imana umbabarire waba uvuga ikinyarwanda waba uvuga igifaransa ibyo rwose ngiye ntabwo ndi kubireba ahubwo tugiye guhamagara Imana. Imanura umwuka n'umuriro umva yiyerekane
ititaye ngo mbese uteye utititaye ngo usute, ahubwo rati manuka yiyubahishe mu byawe nanjye yiyubahishe mu byanjye. Hari benshi badukurikiye rata nabo hari ibyabo yakwiyubahishamo, hari abatagira telefone bo kuba bareba ikiganiro, hari mbese n'abarushe n'abaremerewe babuze aho kubibwira, ariko njenzanwe no kubakomeza no kubahumuriza. Muri iki gitondo ukurura Imana nanjye nyikurure, muri iki gitondo wiboneho ubutabazi kuko nanjye narangije kubwibonaho. Tugiye gusenga Imana y'amahoro, tugiye gusenga imbabari gutabara izindutse, Imana y'amahoro tugiye gusenga imenye ibyawe kuko weho warabimenyera hatubura ico kubikorera, ariko tuje kuyibwira ngo ici inzira. Imana y'amahoro yo wabwera tukayibwira akaba hari n'ibyifuzo warambiwe kuyibwira, ndetse ukaba wararangije no kweba yuko bitasubizwa. Uyu munsi nje kukubwira rata ngije kuzura n'ibyapfuye bije kuzuka. Uyu munsi nje kukubwira ngo nibyo wibagiye yije kubikwibutsa kuko ari Imana. Uyu munsi nje kukubwira ngo nibyarangije kubitangiza kuko ushoboye byose. Haleluya. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ugukomera, icyo usabwa ni ukwiringira nk'umwami n'umukiza wawe kuko nicyo gikomeye. Numara kuzuza ibyo byose maze kukubwira, ugiye kuyibona. Ugiye kuyibona igenda, ugiye kuyibona iwawe, uyibone mu miryango, uyibone ku bana n'abakwanze bagiye kugukunda. Ariko wamvugira ngo amen. Amen. Wamvugira ngo amen kuri kubyumva kandi akaba warangije kubikurura. Amen. Amen. Muri iki gitondo aricyo cyanzanye. Amen. Umbabarire rwose, umbabarire. Hari benshi bakunze kunyibwira ati Nyiramugisha turagukunda, ariko nanjye nje kukubwira ngo ndabakunda. Yego. Nje kubabwira ngo ndabakunda kuko rati iyo mba mbanga nari kubatekerezaho naba, ariko rata nje kukubwira ngo ishire mu maboko y'Uwiteka gutabara. Nukuri. Ese ko wishize mu maboko y'abana b'abantu bakakwihakana, wanagirana nabo n'impapuro ndetse mukandika bakakwirengagiza bakakwereka yuko nta byigeze kuhaba, ko bakwambuye kandi warabagujije ubagiriye neza bakaguhindura nk'igicucu nk'ikigoryi kidafite ico kiri gukora. Wakwiragiza Imana muri iki gitondo ikakwishuriza bakakwishura. Nukuri. Ese ko wabuze akazi bitewe n'umwana w'umuntu, kawudepoje hose usanga yabyitambitsemo, wowe ugasenga Imana ngo gutabare, wagasenga Imana ngo ibyawe bizimize. Uyu munsi ariko turabibohoza mu izina rya Yesu. Ukomere wongere ukomere. Haleluya. Nje kuguhumuriza ngo naho wabuze ibyiringiro bigaruke. Hari umuririmbyi mfashe ravugaga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka maze kikera imbuto zitoshe. Uyu munsi nawe ugiye kwibonaho imbuto zutari usanzwe wibonaho. Amen. Kandi uyu munsi amateka agiye guhinduka. Nukuri. Kandi burya ntabwo aresho. Wagubonyeje umunsi gwakuzengereje ndetse na nisa ushobora kuri ariko nje kukubwira ngo ihanagure. Nukuri. Tugiye gusenga Imana. Yego. Mana yacu, wowe waturinze niyo mpamvu turi kukuvuga. Nukuri wakoze bukeye turi bazima. Mwami w'amahoro wowe rakanda kabukiranuka, pfubyi n'abapfakazi bari imbere yawe Nyiribihe, ntabwo bagira kivugirwa ntabagira kirengera. Niyo mpamvu imbere ya byose manza kuba gushira imbere ngo barengere kandi ubabere umubyeyi. Ndi imbere yawe Uwiteka, hari abafite amadeni ganze kubavaho, hari abafite ibibazo byanze kurangira. Uyu munsi nje kukubwira ngo birangize kuko uri umukozi w'umuhanga. Ntabwo tuzagukorera twambaye ibirenge, nta tuzagukorera turi mu bushumeri, oya Yesu Kristo, ntabwo tuzagukorera turira. Ahubwo muri iki gitoro nje kukubwira ngo nusetse ubwoko bwa busetse insandaguze, ngwino umunezeze. Uwiteka Nyiringabo babuze umunezero babura amahoro. Uwiteka Nyiringabo mu mago biri kwanga, ku kazi biri kwanga, mu mago Uwiteka mu bantu umwana ntagacyumvikana n'umubyeyi, ndetse n'umubyeyi ntabwo acyumvikana na nyina, umugore ntabwo acyumvikana n'umugabo, ndetse n'umugabo ntabwo acyumvikana n'umugore. Ayo Uwiteka niyo mpamvu mbikuregeye muri iki gitondo ngo umubyeyi waje kurangiza n'ibyo bishireho iherezo. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ukomeze kwitamurura ku bibazo bya buri mwe wese. Mwami w'amahoro, hari abakobwa bategereje ngo ububakire,
Uwiteka Nyiringabo wabaserukira mwami bakakubona, ukabaserukira izuba riri kuva Uwiteka, ukabazanira inshuti z'umugisha kandi zifatika. Hari n'abasore bakurindiriye Uwiteka, nabo ngabo bakeneye inshuti zifatika. Uwiteka baha abagore b'umutima, nurangiza kubaremera igikwiriye. Uwiteka Nyiringabo wubakira urugo rw'amahoro n'ituze n'umunezero. Uwiteka Nyiringabo hari n'abubatse ariko iyi saha akaba bageze muri divorce. Uwiteka uri kumva birakomeye, nibyo naje kukuregera. Ndi kukubwira ngo ugende wubaka Uwiteka. Ijambo ryarambwiye ngo uzasana n'ahasenyutse. Uwiteka Nyiringabo ngutumye buri hantu hose ngo ugende usari. Ntabwo nkubwiye, ntabwo nite muri Amerika, nimba ari muri Amerika uri kubireba, kandi nimba ari mu Rwanda uri kubireba, nimba ari muri Afurika uri kubireba, mu majyepfo no mu majyaruguru uri kubireba. Ahubwo ndi kukubwira ngo ibyapfuye byose bizure kuko uri umukozi w'umuhanga. Muri iki gitondo cy'umugisha hari abarwayi bari kongera imyuka Nyiringabo. Uwiteka Nyiringabo Imana bageze muri tegereza, ndetse arategereza amaze kubarambirwa. Uwiteka Nyiringabo iyo ukibona umuganga akitegereza umurwayi yamara kumureba akavuga ngo mumureke byarangiye, ndi kukubwira ngo nabo bari kubona byarangiye, genda ubitangize, genda ushiremo umwuka bavuge, genda Uwiteka Nyiringabo bakozeho ikiganza cyawe nukuri bazuka batsimbuke, genda wigaragaze mu bitaro bya Butaro. Uwiteka nukuri Uwiteka ugere ku barwaye kanseri ubabera Imana. Uwiteka Nyiringabo nta ndwara udakiza. Uwiteka Nyiringabo hari abarwaye imivuduko zimaze kubazengereza, abo bose bagutumye ngo ugende ubabera Imana. Uwiteka hari abarwaye n'indwara batejwe n'ibibazo, hari abarwaye indwara z'ibikomere, amadeni ni igikomere. Uwiteka guhemukirwa ni igikomere, ariko aho hose ndagutumye ngo ugende ukore igifatika kandi gikwiriye. Uwiteka Nyiringabo nkweretse abantu bari gushakishiriza mu gihugu cy'Ubuganda, ni wowe upakaza kandi ni wowe wishura, ni wowe wishuriza. Uwiteka Nyiringabo hari benshi bambuwe, abo bose mbagutumyeho kugira ngo ugende witwa Imana. Reka ube mu ruhande rwabo kuko uri umukozi w'umuhanga. Haleluya. Reka ugende uganze utegeke muri byose. Uwiteka Nyiringabo Imana ubahahishe, ubapfunyikire, ubaronyeshe, ubahaze ibyiza, ubahaze neza, izina ryawe rihimbazwe. Hari abakora akazi ko muri leta, abo nabo wagenda ukababungabungira ubuzima, abo wabambika igikundiro kuko uri umukozi w'umuhanga, wabagaburira nukuri ukabahaza ikibyibusha, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Uwiteka Nyiringabo hari n'ababuze icyo gukora, hari abize barangiza na kaminuza ariko iyi saha baricaye. Hari uko wabigenza ukabahindurira amateka, hari uko wabigenza ukabaremera igifatika, hari uko wabigenza ukabafatisha akazi k'umugisha, hari uko wabigenza ukagira ibyo hagurutse bakicara. Uwiteka ndakwinginze ntawe wagutegereje ngo akubure, nta n'uwagutakiye Uwiteka ngo umwime amaso cyangwa umwereke yuko udahari. Niyo mpamvu nkwinginze gitare cy'amahanga kugira ngo abo bose babere Imana, izina ryawe rihimbazwe. Njyewe gusengaga nakubwiraga ngo ukomeze kurindira u Rwanda, nakubwiraga ngo na perezida, guhera kuri perezida kugeza ku wisibo, ndetse kugira no ku muturage utuye u Rwanda, reka mwami w'amahoro ukomeze kutubungabungira ubuzima, uduha amahoro. Uwiteka abafilisitiya bakuye tubababaze. Uwiteka Nyiringabo Imana ujura kumira ibi byose bitaratugeraho, witwa Imana uduhaze neza yawe n'amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Niyo mpamvu mboneyeho gusengera n'abatumva Ikinyarwanda. Uwiteka kucyumva nta n'icyo bivuze nk'icyo kugira ngo ukore igitangaza. Abo bose bagendera ukora igitangaza, numara kubakorera igitangaza Uwiteka witwa Imana mu ruhande rwabo, ubahagarare ubarwanire kandi ubarengere. Ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka ngo burana n'abamburanya, ngo rwana n'abandwanya. Ibiri kurwanya ubwoko bwawe ni byinshi, ibiri kubaburanya ni byinshi. Hari n'abafite imanza, abo bose genda ubaburanire mwami. Tanga abavoka bavuye mu ijuru, tanga marayika ushinzwe kuburanira bwoko bwawe. Uwiteka Nyiringabo buri umwe wese atabaruka insinzi, izina ryawe rihimbazwe. Manura ibendera ry'ubutsinzi, manura ibendera ry'ubutabazi, ube mu ruhande rwacu igiti cy'inganzamarumbo, utubere umutaka utwugamishe kuko ibyatunyagira ni byinshi uri kubireba. Uwiteka Nyiringabo hari ababuraye, hari n'ababwiriwe. Uwiteka abo bose bategereje mani ivuye mu ijuru, reka ubamanurire kuko urera kandi urakiranuka. Uwiteka Nyiringabo buri umwe wese haza kwifuza kwe, kandi buri umwe wese umugenderere. Uwiteka nakubwiraga ngo Uwiteka Nyiringabo iyi saha ni ukuri imfubyi n'abapfakazi babuze uwabavugira, babuze kirengera. Uwiteka Nyiringabo ndetse bari gusuzugurwa bikomeye. Niyo mpamvu nkwinginze ngo babere Imana kandi ube mu ruhande rwabo. Uwiteka Nyiringabo babeje kukuregera za karande zo mu miryango, hari benshi zagize imbata. Uwiteka niyo mpamvu nkwinginze ngo ugende aho uri karande iri hose. Uwiteka usase ihema ryawe utwikurimbure, umanure ukuboko kwawe ni ukuri.
witwa Imana mu ruhande rwose, izina ryawe rihabwa icubahiro. Uri Imana nyamana, uri umukozi w'umuhanga, iyo urambuye ukuboko ntawe uguhina, iyo utegetse ntawe ugusubiramo, iyo uvuze ijambo uravugaga bose bagaceceka, iyo uhagaze bose baricara. Uwiteka, niyo mpamvu nkwinginze Uwiteka ngo ugire ibyo wicaza ku buzima bwacu, ugire ibyo ukura ku buzima bwacu, ugire ibyo usenya, ugire n'ibyo wubaka, kuko uri umukozi w'umuhanga, ushimwe kandi ushirwe hejuru. Nagusengaga muri iki gitondo ngo abadukurikiye bose, ni ukuri Uwiteka buri mwe wese umukoreye igitangaza, kandi buri mwe wese umuhe igifatika, buri mwe wese umusubirize icyifuzo afite, abafite 2 n'abafite 3 ibyo byose ubizi kundusha, n'abafite kimwe, icyo tugusaba ni uko udusubiza. Uyu Uwiteka ntabwo turi kukubwira ngo uvuga, ngo turi kukubwira ngo ukore. Igihe ni iki ngo ukore, kuko Mwami w'amahoro abantu bamaze kurira, abandi barashavuye. Kristo ni wowe wabarengera ukababera Imana, ni wowe waba mu ruhande rwabo, ni wowe wakwitamurura bundi bushasha. Twarakubonye, ongera ugaruke kuko uri umukozi w'umuhanga. Mwami w'amahoro, mu bihe bishize twarakubonye, niyo mpamvu nkwinginze ngo hari ababuze urubyaro, ndasenze mu izina rya Yesu ngo bahekeshe nk'uko wibutse Hana. Uwiteka Nyiringabo yambaye udukweto ngo kuko Umwami Imana azanabara, nabo baratwambaye kubatabare. Mwami w'amahoro, reka ubasarukire ku manwa kuko uri umukozi w'umuhanga. Reka witamure nk'uko witamure kuri Sara. Uwiteka Nyiringabo nagukangwa nabiracitse, reka ubarengere. N'abarwaye itamure nk'uko witamure kuri Lazaro, hari abapfuye ubazure kuko uri Imana. Itamure Uwiteka ku bakobwa nk'uko witamure kuri Esiteri, ubabera Imana. Itamure ku bagabo nk'uko witamure kuri Daniyeli na Yozefu, nabo ubabera Imana, mukozi w'umuhanga. Uwiteka Nyiringabo wishura umugore w'umupfakazi n'abapfakazi bishurira amafaranga, baragukeneye ndetse n'abatari bo Uwiteka bafite amadeni, abo bose baguhanze amaso. Reka buri mwe wese umwiyereke. Turi mu minsi iruje umugenzi kandi igoranye, ariko turakwinginze ngo utwambike imbaraga, uturinde kugwisarisarura rije, uturinde imyuma kuko uri umukozi w'umuhanga, uturinde kuva mu masezerano kandi igihe cyo gusubizwa kigeze. Ahubwo turakwinginze ngo udukomereze amaboko, uduhaze imbaraga zivuye mu ijuru, ingabo zawe zo mu ijuru zitugota impande zose. Uwiteka Nyiringabo wagoswe nawe ntabwo ahungabana, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ufashwe nawe nta nubwo wamurekura, kandi nta n'ibyamuvogera byaza. Niyo mpamvu nkwinginze ngo ukomeze kuturinda Mwami w'amahoro, ukomeze kutubera ku rugamba, n'abari ku murimo wawe bose ukomeze kubashigikira kuko uri umukozi w'umuhanga. Giti cy'inganzamarumbu ukomeze kuduhaza imbaraga, ukomeze kuducanira, ukomeze kuduha amasabona kuko uri umukozi w'umuhanga. Uwiteka Nyiringabo tureberaho tutareba, witamurura izina ryawe rishimwe. Nasengaga ndi kukubwira ngo nakonkuru dukomeze kumutabara, nakubwiraga ngo uko agenda mu byawe nawe genda mu bye. Uwiteka Nyiringabo nakubwiraga ngo Uwiteka ubwo abyuka mu gitondo akabyutswa n'ibyawe, nawe zinduka mu museke umutabare. Mutabara uzindutse kuko uri umukozi w'umuhanga, mubere ku rugamba. Uwiteka Nyiringabo abagabo bose turabagushinganishije ngo bahe kukofi kuko byanze. Iyi imifuka ubona zapfumutse Uwiteka nibyo nabyo urabirebaga, niyo mpamvu mbikuregeye. Uwiteka Nyiringabo umugabo udafite amafaranga iwe mu rugo biba biri kwanga, ariko ndakubwiye ngo abo bose ubaremere igikwiriye. Buri mwe wese wagusenze umusubize, kandi n'utari wagusenga umwereke inzira yawe umuyobore. Uwiteka Nyiringabo hari abana b'abakobwa basigaye bakeza mu kabari, bakarara mu kabari batabuze icyo kurya, ababyeyi babo bahari bahagaze. Ababyeyi bishwe n'agahinda uri kubireba, ababyeyi bari kurara bararira bwace bakihanagura ariko bikanga. Ariko hose magutumye ngo ugende bakurewe witwa Imana. Bari abakobwa bakuvugira, bari abakobwa baharura bavuga ubutumwa, bari abakobwa barimo abaririmbyi. Uwiteka Nyiringabo mbagutumye kugira ngo ugende uhuruze nurangiza guhuruza Uwiteka ugira ibyo ubuza amahoro. Uwiteka Nyiringabo ugira ibyo usenya ku buzima bwabo, dore ubusambanyi bubagize imbata nyiribihe. Uwiteka wenda gutumye ndagutumye, genda ugere i Kigali, genda ugere mu gihugu cy'Ubuganda na Tanzania n'u Burundi na Kongo, gera mu gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka Nyiringabo agera muri Amerika no muri Afurika. Mwami w'amahoro icacu ubusambanyi n'ukuri ugihirike kigwe hasi, kitekuzongera kubyuka ukundi. Ubwoko bwawe bugarure, n'abasore bagarure Uwiteka, n'abagabo bataye ingo zabo ndi kubakuregera. Uwiteka Nyiringabo ni Satani wabiteye kuko ntabwo ari bo,
ariko ndakwinginze ngo bagarure baze bubake. Ndakwinginze ngo ubakire ku rutare nk'urwo wubakiyeho Petero. Nurangiza kubakira Uwiteka, ubaho urukundo bambika igikundiro n'abagore babo. Uwiteka Nyiringabo, ubakundisha imiryango yabo kuko uri umukozi w'umuhanga. Hari benshi babyaye ariko ntabacibuka n'abana yuko bababyaye. Uwiteka Nyiringabo, babonye bamaze gutabarwa Uwiteka bibagirwa imiryango. Babonye bamaze gutabarwa bibagirwa abagore bo baburaye bari kumwe. Babonye bamaze gutabarwa bibagirwa ko abagore babo bakenyeye igitenge kimwe kikabasaziraho. Ariko Mwami babuza amahoro. Nurangiza kubabuza amahoro wubake. Nurangiza kubaka Uwiteka, ukushutse wese umusige. Ndakuregeye ngo umusige, wambaye ubusa nukuri mwambike. Uwabuze ibyo kurya mugaburire muhe ibyo kurya bihagije. Abesi warasenze aravuga ngo Uwiteka gicamuka mu mugisha w'uburyo bwose, gukanyagurira imbago. Ngo warangiza ngo Uwiteka gukanyagurira imbago, gukandinda n'ibyago n'ibimbabazi. Uwiteka Nyiringabo, ibyo byose turabigusabye kuko uri umukozi w'umuhanga. Utanga ku buntu, nta mafaranga usaba. Si amashiringisi n'amadolari, nta na kimwe ubukeneho utanga ku buntu. Niyo mpamvu nkwinginze utanga ku buntu kugira ngo wagurire imbaga ababyeyi, wagurire imbaga abagabo. Uwiteka Nyiringabo, twagure mu buryo bw'umubiri no mu mwuka. Uwiteka Nyiringabo, ukomeze kwitegekera. Kandi Uwiteka Nyiringabo, wivugire kuko uri umukozi w'umuhanga. Nagusabaga bike ngo ibyinshi ubona bidukwiriye ubiduhere ubuntu kandi ubiduhere kuyubaha. Byose mbigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu wabambwe rimwe nta bwa kabiri. Kandi mbigusabye nizeye kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Gusabye nizeye kuri Imana igira ibyo yimura ikagira n'ibyo ihagarika. Hari n'amadosiye wagira muri gereza ukubura. Uwiteka Nyiringabo, Imana hari abo waburanira. Abazira ukuri n'ukuri, abo bose bababarira ubagarukeho. Kandi n'abazira n'ukuri ibyo batakoze, abo bose baburanira buri umwe wese mubere ku rugamba. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kutwumvishije kandi kuri Imana ije kwitamurura muri byose. Urakoze kumana ubutabazi bwawe ku bwoko bwawe. Urakoze ko hari n'ibyo uje kurema ku buzima bwacu. Urakoze yuko hari ibyo hagaritse ku mago gacu Uwiteka. Yazenguruke karindwa rege nyike zeriko ziriduka kuko zimaze kuturembya. Uwiteka Nyiringabo, Imana dufatire mu gikaro, dufatire ku muryango, dufatire kuri za tuwarete zacu. Uwiteka Nyiringabo, hose uhakandagire hagire ibyo usikamira. Uwiteka Nyiringabo, dutabare kandi umanukire kuturengera. Kandi Uwiteka Nyiringabo, urubyiruko Mwami w'amahoro urwambike imbaraga kuko tugeze mu minsi urije umugenzi kandi igoranye. Mwami w'amahoro, ndetse na buri mwe wese abone imbaraga zawe kandi abone gutabara kwawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, nta cyiciro na kimwe wibagiwe utasengeye. Ntacibagirwa se, arega baba bamahaje. Baba bamahaje kimwe nuko bazatabarwa nanje ngaseka. Mbese ibi ninongere kubivuga. Nukuri. Kandi ubutabazi turabukeneye. Yego, wadutegurire ijambo. Uyu munsi nabateguriye ijambo riri muri Ezekiyeli ibice ni 37. Yego. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Iyerekwa ry'amagufa yumye. Yego. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikiriza uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo.
nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho irahagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu aya magufa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti uku niko Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Amen. 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 Ubu se warangije kubyumva cyane. Umuhanga yase yisanga mu ciciro iki cyane. Umurongo uri kutubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Icyo kibani cya kindi kirimo abantu bishwe n'amadeni garembeje ganze kuvaho, ni cya kindi kirimo abarwayi b'uburwayi bwanze gukira, ni cya kindi kirimo abantu bagiriwe amahirwe yo gushaka ariko ntibabone urubyaro bikanga, ni cya kindi kirimo babakobwa bakeneye kubaka ariko akaba byaranze bagera no ku munsi w'ubukwe bugapfa, ni cya kindi kirimo babasore bashaka abagore b'umutima ariko akaba amahitamo garabuze. Icyo kibaya ni cya kindi kirimo abarushe n'abaremerewe, ni cya kindi kirimo imfubyi n'abapfakazi, ni cya kindi kirimo babandi bari gutaka bari kurira babuze n'uwabatabara. Rero aho ngaho ntibanyumve. Ibi ni Uwiteka ntabwo ari Nyiramugisha. Nyiramugisha asaba amagufa narinze ahari wapi. Umurongo wa kabiri nganzengurukana aho kikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Nanjye naje gusanga mbona yarumye pe, mbona yarumye. Iyo ubona umuntu mwakundanye yarangiza akaguta mu nzu akagenda, iyo ubona umwana wizeraga yarangiza akajarara mu kabare bugaca, kandi waruzinga Imana mu guhara umwana w'umugisha si yumye se. Yanzengurukije abona ko ari ngombwa ari kutega amatwi hari ubutabazi. Umurongo wa gatatu ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arambajije ngo mbese ngo amadeni yakongera kwishurwa, ngo mbese ibibazo byahava, mbese abagabo bataye ingo zabo bagaruka, mbese abagore bataye abagabo babo bagaruka, mbese abakobwa bashatse gushaka ariko bikanga byakunda, mbese abasore bashaka abagabo b'umugisha byakunda, mbese abantu bacuruza bagahomba aho bakongera kunguka. Ari kumbaza ngo mbese nk'ababyeyi babuze urubyaro bakongera bagaheka mu mugongo. Ariko mwumve mukomeye hari ubutabazi. Nukuri. Nanjye ndamubwiye ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Ibyabagirira umumaro niyibizi, njyewe nta kintu mbiziho. Niyo mpamvu ndi kubwira Imana rata ngo igire icyo ikora. Igire icyo ikora njirambajije, ariko nanjye rata ndayibwiye mwebwe munkurikiye ndi kuyibwira ngo ni mwebwe mubizi. Kubera yuko ari yibizi n'abamarayika bayo, reka rata imanuka yibasubize kuko ari umukozi w'umuhanga. Reka imanuka yitamurure. Ese wowe uri kudukurikira ushaka ngo ivuge ushaka ngo ikore ibyo bibiri. Ushaka ngo ikore. Nanjye ndi kuyibwira ngo ngwino ukorera abantu rwose wibakereze. Nukuri. Nitebuka nitinde. Kubera yuko twararize tubura uwaduhoza, turahomba tubura uwadukura mu bihombo.
ndetse na n'isaha kuba turi kuvuga gutyo hari nabo yarangije kugirira neza bari kubona ineza yayo rata ariko nabo ibyo bihe babiziho si babiziho si ariko muhumure hari ubutabazi umurongo wa kane urongera uravuga ngo arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwira uti yemwe mwa magufa mwe yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ese muri kuryumva iryo jambo ry'Uwiteka? Ese kuzi neza ko wumye rwose? Njewe ndabizi, nje narumye. Nje ndi kwemera ko nda magufa yumye. Nawe mera nurangiza kwemera wumvira ijambo ry'Uwiteka. Umurongo wa gatanu nguko niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiraho umwuka ngo mubeho. Uhita wumva kubayeho mu izina rya Yesu. Uhita wumva ko ibigeragezo wari ufite bidakwiriye kuguhitana, ahubwo rata kwari ukugira ngo nawe uzagira icyo uvuga imbere y'Imana. Ese itabinkorera none nje bumva ndi imbere yanyu nababwira ngo iki? Ariko impamvu mvuga aya magambo rata nuko hari ibyo yaremye kandi iracabirema. Imana ishimwe. Nawe wumve ko wakiriye kubaho yewe uri mu bitaro urembye, yewe ufite uburwayi bwuzi neza ko butazakira, ndetse warangije no kuyaturiraho urupfu, ariko wumve ngo hari ibyo Imana itangije, kandi wumve ngo hari ibyo iremye ku buzima bwawe. Wowe uri mu bushumeri bwanze kuvaho, wumve ko akazi karemye nonaha sitanze kubaho si. Umurongo ukurikiyeho wa gatandatu, ngiye kubateraho kandi mbatwikirize uruhu, mbashireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Igiye kutwishuriza nirangiza rati duhe n'akazi, duhe n'ababose bahemba neza, idutwikireho uruhu kuko twebwe ratagara amagufa ganapfuye, ntari n'amagufa mazima gari garapfuye kuko rata ico kiba ugiye kwisanganya mara wakwibona. Uri kuburara abandi bari kumena ifiriti mu ngurube ntiwakwibonamo. Mbese wari byari byakuyobeye, ibibazo byakubanye byinshi, divorce zamaze gusohora, ntiwakwibona kuri muri ico kiba. Ariko uyu munsi turabihagarikisha mu izina rya Yesu. Umuyaga ubikubita byabibizanye byose, ubikubitira bitware muri serwakira. Je ngunda umuyaga wa serwakira ushobora kwibaza ngo nukubera icyo ubikunda. Urazaga rivumuka ukaritwara, nta n'ikintu cyasiga. Uri kunyumva nawe wumve yuko ibyo byose byabikugarije. Imana ibitwariye koko kanya kubiteye muri serwakira kandi rabibabaje. Niba waruzi neza ngo hari derire yagutwariye umugabo, ukabuzi neza yuko kumugarura bizakugora, wararangije no kuyakira ukavuga ati ubwo niko Imana yabyemeye, ntabwo ariko yabyemeye, ubwo rata uyu munsi hari iciremye kandi nawe urakibona. Imana ishimwe. Umurongo wa karindwi ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Amena. Igufa risanze irindi ryaryo pe. Sinababwiye ngo burya ntabwo ari ejo. Uyu munsi ushobora kurarurira ariko bwaca impundu zikavuga. Uyu munsi ushobora gusuzugurwa ariko rata bwacu bakakubwira ati bose none nta kazi. Bwacu bakakubwira ati ariko mabuja nta wampa ibyo kurya, ariko uzamba bari rubahe. Uzamba bari rubahe. Nuri kugusaba akazi utazamusubiza inyuma, uzamba bari rukamuhe mu izina rya Yesu. Utazareba ngo yaransuzuguye ngo none njewe nanje ndarakaye. Oya, Imana dukorera ntabwo ishaka barakara, Imana dukorera ntabwo ishaka babika inzika. Niba hari n'utari wababarira mubabarire kugira ngo ugirirwe neza. Niba hari n'uwo mufitanye ikibazo gikuremo kugira ngo ugirirwe neza. Niba hari icyaha cyakubayeho nka karande, iyo karande turayitwitse nikikuveho kugira ngo Imana ikugirire neza. Umurongo wa munani ngo nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Ni hahandi wari warahirimbiye ubuhirimbiri bukuri nabi, ndavuga ubukene.
ariko akabisaho ubonye amafaranga. Ni hahandi wari warabuze urubyaro rata akabutwite, ariko rata ni hahandi umugabo yari ari kukwanga ariko akaba Imana hari uko ibigenje. Ariko ni hahandi umugore yari asigara kureba nabi ariko akaba hari uko ibigenze ikabikuyeho igitsure. Ni hahandi wari usigaye urireba nawe ukavuga ati si ubumana nkanje ndinde se wandemeye kwicara ndarira. Umukobwa akireba akavuga ati siko ndi mwiza Mana, niki gitera ibi byose, nabuze n'uwankunda. Umusore akireba ati siko mfite n'akazi, Mana bipfira he? Ariko nagiraga ngaho bipfira niho Imana ije kwinjira muri teri. Yirebaga igiti, umwana w'umuntu we yakwirebera mu matabi, ariko irikiraga ikaja mu mizi. Kavuga ati mbese niki kiri gutera igiti kuma? Ikabanza yareba ko gasimba kari kurumizo mizi ikakavana mu bundi buzima bwawe bugakomeza. Kandi maze kugakura amaso urumva wakongera ukuma. Muto hagire rwose kuko n'Uwiteka. Haleluya. Erega nanje muri kubona ejo bundi bizahinduka cyane. Bizahinduka mfite ibyiringiro. Nukuri. Ariko nyine ngo umwuka nta wari urimo. Ni hahandi Imana iguha amafaranga aratari ku bwenge ntabwo wari wagira. Si bibaho? Yego. Ni hahandi Imana ikubakira urugo ratari ko ntumenye ngo umuntu ni umuntu. Warangiza ukagenda uravuga ngo Nyiramugisha we ngo ndababaye ngo noneho naraye no mugishusha ngo naraye no mubihinga, kandi ni wibuke ko nshobora kuba nje maze no hanze icyumweru cyose, kandi weho waharaye rimwe. Aho ngaho ntabwo njye uba wakabonye. Ni hahandi ugira amadeni aho kubwira Imana ukagenda urataka kandi ugatakira n'umuntu utaraguha n'igiceri c'icumi, byibuze ngakwishurira ahubwo akagenda aravuga ngo ka Nyiramugisha ngo karagahitana, ngo amadeni ngarakica, ngo noneho ibyo kigize ngo turebe ko karongera kubaho. Komerera mu Mwami, wongere ukomerere mu Mwami. Naje kukubwira ngo ibibazo ufite byose biture Yesu niwe ushoboye. Muri ibyo yararimbye ngo nizatureka ngo twandagare, izaturamisha ineza yayitarondoreka. Niba uzi neza ko Imana itazakoreka ngo wandagare, nukubera icyo ushaka ngo ibibazo byawe bimenwe n'umwana w'umuntu ntacyo ashoboye. Niba uzi neza ko utegereje ubutabazi ko wibitseho Nzayimana, iyi saha hari abadukurikiye babwiye ngo nzakugirira neza, ngo nzagutabara, ndetse hari nabo yarangije kubisohoza. Ariko rata bo bitari yabisohoza, bamwe batangiye kuva mu masezerano n'amamvu ngo Imana iratinze, ngo yaturarambiwe, ngaho twasengeye ngo nakonkurude ngo nashaka bivemo. Oya niba bigumemo, ariko urabiva muri kujaye. Twebwe Imana twahamagariwe gukorera Imana, kuko twabonye umwana w'umuntu yanadushoma. Ariko twebwe rata ni kukubwira ngo umva dukora akazi dushiritse ubute, kuko ibihembo biraje. Haleluya. Kandi biraje tugiye kubifata. Amen. Kandi n'abadukurikiye harimo neza wese, ingororano z'abihanganye zirahari. Nimba uzi neza ko ingororano z'uwihanganye zihari kandi akabusaba amafaranga nusaba ubwenge, uri hehe? Kushaka ngo Imana ikubakire kandi ugifite abantu wanze kubabarira bite byawe. Niyo umuntu akubabaje bakubabaje kugira ngo umenye ubwenge. Hari umukobwa ukundana n'umusore yarangiza akamuhemukira, yarangiza akibona yuko nta wundi muntu bazakundana, yarangiza akibona akumva yiyanze n'ababyeyi be ndetse bakamukura no kuri mituweli. Hari abantu barangije gusezerera, umubyeyi akakubwira ati rwose nje ndaguciye mu muryango, ntukiri umwana wanje, ahubwo weho andagara urebe yugana. Ariko ibyo byose ndi kukubwira ngo biregera Imana, wibibwira inshuti zawe kuko zakwishima hejuru. Nawe wibaze zishobora kugutekereza ati si umwana w'umusore nawe nuwo kugira ngo akurwe kuri mituweli. Umwana w'umukobwa ni ukwifata nabi, ariko nagiraga ngo nkubwire ko atari ukwifata nabi ryari ishuri. Kandi nyuma yaho uzambikwa rata kandi uhabwe na diguri, uzahabwa na diplome kwemeza yuko rwose ishuri wari uri kwigura irangije. Ushobora no gutaka ukiri mu wa mbere, cyangwa ugataka urenda gusoza kaminuza ugeze kure. Ahubwo wondi kukubwira ngo komera. Niba uzi neza ko gasura ari ukubera Imana, kabandi bajaga kuyahura kubera ko babuze inzoga ya 300 nje ubwo buzima sinda bushobora, akabaho bibayemo imyaka 5 urenda kurambirwa umaze imyaka 5, kandi wenda umwaka wa 6 wenda gutabarwa. Ariko konkurude ujira babwira ati mwihangane mukomere. Yego. Ujira bakomeza mfashe kubakomeza. Kwihangana siko kazi dukora cyane. Bitera kunesha. Guhumuriza abantu. Bitera kunesha, niba uzi neza ko bitera kunesha. Ubu umuntu ashobora kuba yaburanje muzi ngo naburayo natinya kuvuga Imana.
yemwe sinabitinya n'ubu Bibiliya sinyifashe utagira ngo nuko ntafite ibiri kumana biri kumana ahubwo bwira Imana ngo Mana nabaruta barana Nyiramugisha yego twese duseka insandaguze konkuru kandi tuzaseka nukuri kandi igihe kiraje yego kandi ababirimo neza ngiraje nizaceceka inegera no mu mugeruzi ngizaceceka oya abavuze ko Nyiramugisha ari we kibazo bakavuga ko ari ubayeho nabi bakavuga ko ari uterwa n'amadeni n'inzara bakavuga ko no mu rugo rwe habuze amahoro nibo bazavuga ko asigara akundana n'umugabo we nibo bazavuga ko ibyo kurya byabonetse ndetse jewe zaje ndabwira na moto ari ibivana mu mujyi binzanire kugira se ngo nje naje guhahira hara mu Kidaho reka nje sinahahira mu Kidaho Yesu apfa kuba yategetse apfa kuba yakibirinduye nje nimara kubona ncice hejuru bizaba bikemutse twagiye rero nje nkunda abantu cyane niyo mpamvu nisanzura cyane nta yindi mpamvu rwose mutavuga ngo mbese umubyenga igihe yavugiye ndi kuvuga Imana nje sinzareka kuyivuga kuko niba naratatse umwana w'umuntu akabirinduka akamemukira none se ubundi nzakomeza kumutaka ngo amarire ntacyo umurongo wawo wa 9 ukavuga ngo maze ngarambwira ati hanura umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uku ni k'umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho iyo myuka ariko mwabantu mwe mwafashwa nje kubona arangije kugabana ngiyo myuka ngituruka impande enye zose z'isi mbese kuri kumva uri mu mpande enye zose z'isi wa mwuka urawubura uje ukivanga mu byawe ntibyakwemera kuhigaga abandi ngo hari indirimbo ngo uhinga nk'abandi bikeruka rumbya wafumbira nk'abandi bikanga bikuma konkuru ibyo bintu usubiziho nukuri niba uhinga nk'abandi bikeruka rumbya akabuga umunsi umwuka umuyaga ugiye guturuka impande enye zose z'isi ugahuhamo uri kugira ngo ntihari ubutabazi isi uratabarwa bikomere cyangwa byorohe nubwo bamaze kugufataho ijambo ibyo byagufashe ijambo Imana ije kubifataho ijambo nubwo bagushizeho icangiro ije kukwambika igikundiro kandi bizemera kandi bazanabyivugira abamanitse amatangazo nibo bayamanuye Imana y'amahoro nihimbazwe ese wowe dukurikira uri kubyumva ushobora kwibaza ati bayamanura bate barayamanuye kuko no kuyamarika bajanye utababwiye ariko no kuyamanura nurarinda wababwira baraje kuyamanura kubera itegeko ry'Imana Yesu yageze ku murwayi rata yararembye yari umusore w'ikirege none arangije amugeze aravuga ati njewe wapi ngiye gukoresha ku itegeko nawe Imana ibikore ku itegeko kuyamubwiye ngo abyuke nawe ibyawe bibyutse mu izina rya Yesu umurongo wawo kuri cyo katwihute cyane ngo nuko mpanura uko nategetswe maze umwuka unyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane byose bitumiranyeho bigiye kurema inteko iwawe ibyiza byose byuzi ibyo wakeneye ukabura biraje Imana ishimwe umurongo wawo wa 11 ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufwa ni y'ab'inzu ya Isiraheli yose dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu ntabwo waciye burundu Imana iracagufiteho umugambi ngo nuko ngo rero hanura ubabwira uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nzabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe kandi nzabashiramo umwuka wanjye mubone kubaho nzabashira mu gihugu cyanyu bwite mumenye yuko ari nje Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje niko Uwiteka avuga nuko agiye kubikora
umuntu wese uri kubyumva yumve ko amukuye mu gituro cy'ubukene, yumve ko amukuye mu gituro cy'uburwayi, yumve ko amukuye mu gituro cy'igisuzuguriro, yumve ko amukuye mu gituro cy'icyangiro, yumve rata ko n'ibyanze gukorwa byose Imana yacu ibikoze. Ni njyewe wabibabwiraga ijambo ry'Imana, babwira ubutumwa bw'Imana kubera ko nje nibyo bimbeshejeho. Ni njyewe wababwiraga yuko Imana ifite ubutabazi, ni njyewe wababwiraga yuko ukuboko kwa yikurambuye nawe guhinaga. Kandi ndabakunda cyane mwebwe mudukurikiye, kandi nezanwe no kubahumuriza. Uyu munsi wumve mu butabazi bw'Imana, Imana y'amahoro ibane namwe. Murakoze, mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana Nyiramugisha Patricia, Imana iguha umugisha. Uwakenera kumuvugisha yamuhamagara ku 0789 64 0871. Niyo ni 0789 963 siyo sinarimvuze. Yego nagiraga ngo nyisubirire Mareka tajyaga nibeshye hano bakanyiburira rwose ngo twisengera Imana. Yego saba ibiganiro byacu nakagaruka, reka dusoreza aha ngaha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imana